Urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana, ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom, mbahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza udasanzwe dukurikira urusobe rw'ibiriho, inyigisho ya buri munsi dutegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome. Umutwe w'ijambo w'uyu munsi uravuga ngo koresha ubutware bwe usenga mu izina rye. Umurongo ufungura turawusanga mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 18. Haranditse ngo ntihakagire umuntu bavutse ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi atewe. Mu Bukristo ntituramya abamarayika, nta nubwo dusaba abamarayika kudusengera. Uko wahamagara kose ngo bagusengere, ntabwo bagusengera kuko badashobora gusenga. Yesu yatubwiye uko tugomba gusenga. Yaravuze ati, icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Ibyo biri muri Yohana ibice 16 umurongo wa 23. Dusenga Data mu izina rya Yesu. Haleluya. Nitwe twenyine dufite uburenganzira, amahirwe n'umugisha byo gukoresha izina rye dusenga, izina rya Yesu. Nta nubwo dusaba Yesu kudusabira kuri Data. Yesu yaravuze ati, ubwo uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data. Biri muri Yohana ibice 16 uhereye ku murongo wa 26 ukageza ku murongo wa 27. Rero nituvuga tuti, Mwami Yesu ndakwinginze nsabira kuri Data, oya, Data ubwe aradukunda, bityo nitwe tumwibwirira, nta wundi duciyeho. Haleluya. Umushumba arakomeza agira ati, mpora ngaragaza itandukaniro riri hagati yo gusenga Imana tubicishije kuri Yesu Kristo no gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ntabwo ari kimwe. Gusenga Imana mu izina rya Yesu nibyo Yesu yatubwiye gukora. Gusenga Imana tubicishije kuri Yesu Kristo ni ukugira Yesu umuyoboro, kandi nyuma y'uko uvutse ubwa kabiri ntabwo ari umuyoboro kuri wowe. Yesu ni umuyoboro ujya ku Mana, ku munyabyaha. Ibuka ibyo yavuze agira ati, Yesu aramubwira ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubuzima, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ibyo biri muri Yohana ibice 12 umurongo wa 6. Ariko iyo ugeze kwa Data umunyuzeho, ntuba ugikeneye umuyoboro ukundi, kubera ko uba wageze imbere ya Data. Gusenga mu izina rya Yesu bijyanye n'ubutware. Bivuga ko uba ukoresha ubutware bwe. Haleluya. Umushumba arabaza ati, kuki ukoresha ubutware bwe? Arasubiza agira ati, nuko yagukijije kandi niwe nyiri ibintu byose. Izina rye riri ku byaremwe byose. Ibintu byose byaremwe mu izina rye. Ibintu byose ni ibye. Data yashyize izina rya Yesu nk'ikirango ku bintu yaremye byose. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka ndetse n'ibitaboneka, intebe y'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi ni nawe byaremewe. Haleluya. Biri mu Bakolosayi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 15 ukageza ku wa 16. Bityo rero ibintu byose
byumvira Yesu. Biri muri Matayo ibice 17 umurongo wa 5. Byose rero koresha izina rye uyu munsi ushize amanga. Haleluya, haleluya. Tugiye gufatanya muri iri sengesho. Ndajya senga maze nawe usubiremo. Uragira uti: Data mwiza, ndagushima ubutware wampaye bwo gukoresha izina rya Yesu nsenga. Nkoresha ubutware nshize amanga. Nzi ko mfite kukugeraho nta wundi nyuzeho, kandi ko ibyaremwe byose binyumvira nk'uko byumvira Yesu. Ngendera mu magara mazima, kuganza, imbaraga, insinzi, amahoro n'ubuzima busaga, kuko mbaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Gucengera ijambo. Turasoma muri Yohana ibice 14, duhere ku murongo wa 13, dusoreze ku murongo wa 14. Dusome no mu Bafilipi ibice 2, duhereye ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Dusoreze mu Byakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 12. Haleluya. Imana ibahe umugisha bene data. Ndabakangurira buri muntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ko yamwakira binyuze mu isengesho rigiye gukurikira. Shalom, shalom na hejo. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti: umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.